ndagiye ko nagize ikibazo buretse mbanze ngane ku muhanda nani uyu mbaza wowe reka mbaze sema kwanza ko banyibye ibintu bakancocora mu nzu yose ninde umuntu waba wabikoze usigaho wahiseho njyewe duturanye se turaturanye mu Kiyovu nawe ndabimubaza ambwira ahantu byaherereye ntabwo mbikunda mushobora kumbwira umuntu waba wibye none se ubura mwango wibye wese duturanye wibwe ngo bamwibye oya ndabero no mucaba wibye matora imisambi Samuskwere uracyara mu misambi uraza muri hano ufite ikibazo cyumva muskwere yorose mwanyibye none ndimo mbasekera mugira ngo ntabwo mwanyibye inzego z'ubushobozi murimo muranjijisha mwinjijisha mwebwe mwanyibye tedruwa ntabwo byemera umugore yimutse banza unyumve umugore we yimutse uyu mugabo se ko yarongoye umugore ku ngufu hari umugore yigeze ashaka aba bantu uko babona uko ari babiri abantu nabibyi ariko ibazo umwana imuranje ibazo kandi ukagabo ubona oya nawe ubyemera wasusa ninde umugabo warongoreye umugore mwiza wasusa ninde muntu banditseho igitabo cyo kurongora akabikorera ku mugaragaro erega buriya warongoreye ku mugaragaro niga ariko rero mbanze mabwire abagabo mwe oya urusaku mu rugabane umva nanjye mubaze sirakwaye umva nanjye nagwaje abajya mijambo nanjye mijambo uyu nawe murataka ngo bamwige navuga twumva ese muramwige ngo wabayikira yari ikintu ushaka mukisobanura ariko oya mukisobanura oya nimba nibyo gataka ngaho jewe navuye ku kazi kagongo reka tumu kagongo avuye ku kazi shiri yawe sawa navuye ku kazi muri gare urumva byo mu magere navuye ku kazi zamuka ngeze wowe urumva masha n'ubwo bwe mugagize shyira hano byo kwiba birande byo kwiba birande bara gaturebe ese ni wowe ngora gaturebe uretse gaturebe mwana suka turebe tuzajya tugenda suka turebe we suka turebe we suka turebe suka turebe umbarati aramaze suka turebe bano nari ndagenda nkonje wowe ndagenda nkonje wa musasa wano yo urarangara nayo ariko yengo babibye yewe isawe uramereza agafata nonese reka kwibarize nk'ikintu kimwe ari ikintu ushaka kwibariza ndabaza uyu uri mu foto ari igihe cyageze nagenda stage noneho ndakubita ndatwika urumva natsindiye imipira 3 yose Uwiteka aravuga ngo kugira mu isi kwawe ni ukwerekwa ntabwo wigeze werekwa n'abantu urangije ngo abantu baje mu bitekerezo byawe nk'uko Yesu Kristo umwami wacu yavuze ngo Imana ishimwe ihimbazwe ihabwe usakuza ntabwo bibamo muri judire baravuga ngo ihangane iminota 30 iminota 30 yihangane baravuga ngo ihangane utuze nutuza uzabona isi nutuza uzabona isi ijuru cyane oya uzabona isi iri mu mwanzo ijuru ntabwo urarikorera harimo ibintu
n'ibyaha harimo ibintu bikomeye nyine bitewe kugira ngo ukorere ijuru ye Imana nyagasani uzaribona ari uko umbajije nyine bitewe n'icyaha wakoze nawe maye nkawe ndabeshya musore mwe kwa Imana agende musaza iravuga ngo bite musaza hera musaza cye ubwo umeze oya nk'akamonyo iki Imana yaduhaye intoki zingahe Akamonyo itoshye Imana yaduhaye intoki zingahe yaduhaye intoki zingahe kujyana ikarayesi Icumi. twara neza 1 2 3 4 5 6 none reka No, tukwambure no. ijambo oya winyambura ijambo reka ndirangize urikurikize iragira ngo mivanjirima agacupa siko babivuga se baravuga ngo ntagatifu ntagatifu iza nyuma kwa kukunda west baravuga ngo cunga ubwonko bayita ngo ikira ariko mwebwe ikibazo wowe baravuga ngo uwizera mukanywa inzoga nka ziriya mama uwizera azizera amahoro nk'uko yizera nyina wamubyaye ndabeshya ntabwo wamubyaye zora unatakubicaye iruhande Yesu afite mu burami fata umwadasara taducika tabura umuvandimwe yehunda kwizera ihogoza ndashima ibyo nakoreye ahangaha ariko ibi bintu mu buzima bwanjye iyi serivisi twakoze serivisi itari mayinazi amugoti What is here is no problem. So, speak in English. Wait. What is your name? What is your name? Nitwa bakundukize bakabusubira. Speak in English. You know, speak in Kinyarwanda. Kinyarwanda is no po oi. Wari ubise bakwita Muhammad. Oya apapa sibre. Warabatejwe. C'est pas possible quoi. Quoi ça jamais le tout. Ajya musongera ko mbubare n'umurimo bwe. Dore ngoye gake. Ngoye nitonze. Il n'est pas toujours. C'est ça. Pas possible pas. Somaho. Pour moi mon frère. Hey, sasa Kiswahili unajua? Mungu anajua. Zungumuze hakuna shida, wewe unapenda Kiswahili. Unasema kila kitu chote wewe nikuuliza kama unaniambia. Wewe muri amabandi rero. Urabanga muyibishije. Sikia kwanza. Wamwibishije utagiye kuvuga ibyo Mimi nasalimia abantu Kiswahili. Kama yeye sija kwanza Naomba wote kwanza kama mdomo wako abizi ndio kumwambia kama Kiswahili wewe anajua Kiswahili niuliza hamna acha niambie Kiswahili sasa vipi mzuri ninaendeka wewe uli wapi niko hapa mdwa yangu kwa Yanga sasa nikufanya nini niko nachuruzaga makara nani unataka kusalimia abantu banani watu wote miko nawaona miko na wasalimia tunaongeza naye naona problem sasa siyasalimia abantu wote wa hapa mwingine wote waambie ya salama alaykum na hapana sipapendage mtu wote alijua maana yake ndio maana yake wakilizi yake mwa hiyo
kwa hiyo nini? Kwa hiyo Katoliki. Sasa wacha tuache hivyo. Tuache kusema Kiswahili, acha tuseme Kinyarwanda sasa. Wewe sema Kinyarwanda. Turudie. Ni mtoto wa TZ. Wa TZ, miko mtoto wa TZ. Wa TZ. Miko naombea bote. Apela miguu. Miko naenda na miguu. Na miguu. Unatoka wapi Kigali na miguu utafika hapa mwingine mama kama hiyo zolema uko na Kiromba wapi? Na Kiromba wapi? Mimi nikuwa mtoto wa Huye. Wa Huye. Aujue Kiswahili. Ona hii. Ngonzaza hano. Ona hii yangu sasa. Ngojano. Sikia wao. Sikia wewe. Sikia nikwambie. Sikia nikwambie sasa. Sikia nikwambie. Atati kuongeza. Sikia nikwambie. Angalia hii. Hii ni nani hivi? Ni yo. Hakuna. Alafu unajua uko nipenda leo. Mimi ni mpendaji wa leo sport. Mimi wa leo bot. Peace and love. Kama yeye zone yote hapa ni leo. Alipendaga. Alipendaga hii zone lakini alipendaga ukula. Hakula. Hata sema nini? Sikia kwanza. Naukula. Sikia kwanza nikuulize. Naukula. Sikia nikuulize jamaa. Hizi lenge. Mimi nakula nini? Lenge. Acha mimi sikula. Nakula nini sasa? Tuache baba. Hivi vitu gani wana? Wanimaliza. Angalia hivi mlangi pale hapa. Sikia jamaa. Ndio. Alienda sokoni akauza, akakuwa Uza hii. Mbele nunua. Ugoze uwehano. Uyu yabyaye. Byarangiriye he. Ngari muraura. No gushaka tatani. Ni tatani mutero. Uziko no muja mafiti nyinya mwana. Uziko dufunze mali. Oya uzimuyeze. Ariko ikintu nkundiye barabasiziye kuzana. Baradukora akazi neza. Ari boss n'ubundi kumacerereza. Ziko aho ziri boss wanjye. Umva. Aho ziri boss. Oya. Ariko ubone nzovu. Umva. Bambaye. Wagira ngo ni nzovu neza. Ako izikoti to. Undi no nifu. Izikoti tonde. Uyu ni nzovu wuzuye ahubwo se garafu. Abantu giye kusana ata amavanye. Garafu rero wara. Abantu giye kubasana. Garafu rero we arashemeye yuko bagomba gukora ikiganiro neza nkuko bisanzwe. Sibiki. Twagikoraga. No. Tukagikora mu mahoro. No. Ariko arabandi badusatiye. Hano wowe wafashije. Abandi badusatiye. Tukambuye ijambo ni rya musore mwiza. Abandi badusatiye. Nta jambo gifite ya. Karme? Abantu biyibisha rero kuko ndabona abantu biyibisha kuko nimitira bafata. Uyaraba ngo bamwibyira uko kanura. Rewe uyu nako kanura. Ubwo nawe aranyiba ubu namuhengame ntama natagiye kunyiba uretse gato afande agiye kuza itonde uracika afande hari abandi bagiye kujyaho afande agiye kuza itonde afande agiye kuza uretse kugenda genda bibishe ntabwo nabivuze ari takisha ariko ibyo bintu nabivuze ibyo bitekerezo naje kugeraho urumva ibyo bitekerezo kugeraho usanga yuko harimo defarase ni iyihe defarase ni ukuvuga ngo abantu namuvurega kanogo arabona muvurega kanogo abantu urumva abantu nimba bakoze cooperation babazi ko indani baba bizi
iyo bituruka umva nta kuntu wakora operasiyo ni operasiyo ntabwo ari operasiyo ni operasiyo bita operasiyo français epoetre epoetre none somo none somo ndivunjura ariko mu cyongereza ariko faki mu gihanga ko faki I don't know faki ariko urabindura faki bindure asante banimo wowe ndagije niwe twabaje abantu biyibisha sundi wacecetse mubaze nzari icara gaswe umva nakubwiye ngo abantu muriyibisha kandi nimwe bakiri yongeyo yifata muhaga uyu mujyi ni muyoboye umujyi wabanga umukuru yibishe nguri yibishe niwe yibishije ahubwo abantu mukorana murabatwereka cyangwa tubwire nuze buretse umbaze murabaye ariko barimo bafata bayiki kabakaya ngo ngufu bayiki iyo umuntu yanyweye umufa niyo ari inyama yanyweye umufa jewe ko bari kwiyibisha wowe ngo bakwiye bari kwiyibisha urasubiza n'ibyo umwe yibyo ndi inde wibwe hano uyibwe wowe no yibwe nimba se yewe niyibwe umva ndageshereye ko none ndebe umva ndageshe umva shamara ndageshe bite wowe aba boss we n'uyu mugabo boss ari uko we n'uyu mugabo urumva bro yewe mugomba kumpa ibikoresho byawe umva murabimana mumiyo turakorana nyorana nabo oya jewe nagwaye akazi kuwa gatandatu uyu muhakazi kuwa gatandatu ukoresha twapatanye ngahe jewe mu hari Twapatanye saa ngahe? moya z'amanywa Twapatanye nabakuye ku ndege indege ndabazana ngora ku ndege nanjye numva banzanye ngeze ngora ku ndege mujye kuyabasazi nkorera koronora yine shaje uva muri analog murayama yaje ava muri analog wabuze iki mukundegera nta muntu ugitega indu ntabwo nayohereza nk'uko barasinzaniye mugarura ribu